Sijye ura ntabwo ndingona rero. Ntabwo ndingona. Ibe dusangire umva. Akunda kugura rimwe nanjye. Nicyo mukundira mwana. Arega ako rero zo ndaranda burje mwana. Uribuka ariko kwa John Efriya umbwira ngo ngusanga ngurira akantu ngo kageretseho n'inyama. Uzi ko ndi umujija wa nahagera ugatunsinira ngo nasinze fisi we nasinze. Niyo mpamvu nanjye ngiye kwica amande nkagura igicupa ariko nubwo ari rimwe batumugara mu Kinyarwanda ugucumisa ingufi ntaba kwimye ndende. Ingufi aho ako nubwo reka nkubaza nubwo umuntu w'umugabo amugurira icupa rimwe. Mba ngufite ku mutima nkavuga nti ngiye kugura igicupa turisanye no kurinywa njyenyine tunaganira ntituba tunaherukanye. Rega kiroso ibyo ndabyumva ndanabyemeye ahubwo ikibazo ni kimwe ahubwo uribuka umumagara ngo ninze kwa Kariza Efriya ngurira icupa nahagera nkasanga fi nasinze fisi we. Se ibyo kwa Kariza ubizanye ute niba nkubwi kwa Kariza biriya tubigire disipadi biriya nyine ibyo nibyo ndi kukubwira. None niba nkuhamagaye nari kubeshye ariko niyo mpamvu nari mvuze ni rimwe ariko tubisangiye nicyo nayo mani ntaribi ariko reba kiruzi ngo agasi icyaka mfite umuntu bahamagare uri muri iryo cupa nushaka kurenzaho n'amazi yewe wowe upima urumva yewe niba mvuze ndi nkaba ngufite ku mutima avuga nti ndaza kugura igicupa turisangire urumva sereve kugura aseho kugena hakanyamasyo bitujyana urumva icupa nurimenesha urumva mufite Mitsingi kubera amafaranga ari make. Oh no. Nzane na fanta yesto ikonje yewe rero nzanire cya gicupa kimwe kiretse gutya harya shaka kita Uganda harya nimba nkubwiye ngo ufite ngo amafaranga makeya akora kiro ntari birata mwagenza n'ubwo bupeti sikoro bubiri ndabizi uyu ni umuhezi ntabwo yaburenze gusa ubwo nta kibazo nyanyagira ubanguke yego yo naje yesha ngwaka zirutungaka ntasura ko umuntu w'umugabo icyo ukora muri kurongora umusazi sha bashyira vuba kugira ngo bitamuhindukana oya sha terurare byanyu simba Yesu noneho bitwegeza nanashaje nta mukino unywera mu mpuza twe tunywera mu ese nta bakobwa mugirana abakobwa baba bahari kuki atariho waje kutwakira nuko ari njye wabonetse ntabwo mugeze muvuga umukobwa cyangwa umuhungu nta kibazo ugiye mbenganira n'uyu mugabo hano ugiye nitukukina tukubwira shaka kubwiretse umbasha opima yego bayo sha subiza kino kintagazi cyawe uranga nayo basubiza icupa angwetse isubize ariko nzagufata mu ngo urashaka kunyitura kuniga none ni uko rero wanguriye nibyo bitwara neza bitware neza ahubwo utanza kugaruka noneho nkugurira amarabu Yesu kose mwana kabibaza udupeti tubiri ubwo ni icupa rimwe kanga mu jisho ni kanga mu kanwa ndi wajya ngo watubura yego uzuko nazonya gutumira nkugurira icupa rimwe nuko agakeredi kujya kosha uzi icyaka kiri hano hanze ariko ufite n'icyorezo ntabwo ari icyaka gusa ariko se ubundi tuganire harya cya kibanza cyo kwa Sinaporo baragishaka amangahe mwana ngo nyigurire wasa afite amafaranga mfite amafaranga cyangwa ushaka umva simfite amafaranga gusa gira uti mfite akajagari kayo
ubwo mu kanya urabinyereka nyine rimwe nanjye urangurira nta kibazo inzoga ndakugurira ikibazo ni uko mbona wambereye mu babironi uri kunywa amafaranga Yesu mbwira se umafata nk'ijya ngo warengere nuko nta kintu kiri mu mbaze ushaka mbwira amafaranga nyine kiri kugura nyigurira kiriya kibanza arashakamo miliyoni izi Yesu eshatu hano ni mu miturire rwose eshatu iminsi ishize ko hari ahaguraga 300,000 mu myaka nk'itanu itambutse none se ifaranga ryari rihagaze kiriya gihe ubu ni buri noneho wumva nkwereke sibyo wowe bakubita shuwadiri urumva bakubita imwe n'igice nawe uryemo nka 300 cyangwa 200 si ni inshuti yanjye se uramuhaye vansi ikibazo se kiri ntacyo ubwo uranguruje cupa umpaye ruswa noneho ndanywa nanga ruswa ariko ruswa y'ikibanza oya ni ukugira ngo ngere kuraje yo kujya kugisherekanya abayobozi barya ruswa baba we abashaka umenye aho ubundi rero reka mubwire urumva ndashaka ko ugira vuba vuba urumva ukamugirira vuba icyo kibanza kiba bigotomera ryawe ntiri kugarutse bigotomera ryawe yego fundura vuba nyana y'imbwa ubu ni iryo kubona nayo se yewe reka kuvuga inyota n'ijyana yewe ungana ahubwo bazane n'izindi eze ndeba ukomeza kunywa wenyine jye utanagurira nimba natumiza mu kabari kugurira n'iryo cupa ahugurira umusobongera noneho urigurira nawe nanjye ngurira ninde wakubwiye ko ugiye kugurira abantu banywa ibintu by'ibifanta mbo seriveri zana fagitire y'ibyo nakwatse ibindi barakwishyura yaba ni icyokezo neza ariko mbinamo kimwe cy'amakara cyangwa itanu ry'amategura ayo shakiro urazi iwacu mu gutaramye kugura hejuru uzampa ayo icupa ryanjye rikoza akazi rero inka eshatu ndaziguhaye inka eshatu kagira umutwe bivuze ngo hano hari ibihumbi 12 magana abiri abo nabi magana abiri njye mfite 2 ko ndishyura 2 by'akantu nakuguriye ibindi uriyishyurira ngiye kwishyura 2 urumva magana abiri uyu nguyu ibihumbi 10 arabikura ibihumbi 10 arabinyiriye si 12 magana abiri 10 arabikwihera Yesu wabyumvishe abishyure byose oya banza wishyura aya ngaya noneho izi ni ibintu wowe ishyura utahe wabyumvisha n'ibindi Yesu iyi ni imyitozo yawe ese iyo nkweto wanabazimu wajya kwishyura kuri kontwari umutsindo nakwibweho wishyura 2 magana byaba ndabyimenye bose wa muntu wanyiri kumwe aranyishyuye nawe nawe wishyure naranyishyure ujya arambuye unyishyura amafaranga 10,000 ama 2,500 kakajya kuri bose
iki guriro kibaye kira sekretari ashobora kugwa hano n'umuntu ukabura sekretari nta muntu n'umwe nta n'umwe twinjira Oh,